Eh, Ndagarutse bene rubanda, ikiganiro cyacitse habaye pani tekinike, biba ngombwa yuko mbanza kuruhuka. Noneho aho nari ngeze aho umuntu yivugiye mu kiganiro, barimo bumva ibisobanuro by'umutware w'umwami w'abakono mushya. Noneho waravuga ati ariko ati muzambwire niba abasinga bo badashaka gushyiraho uwabo, mubyifatire. Narasetse mu kiganiro, narasetse atari uko bisekeje, ahubwo nibaza impamvu umuntu ashobora gutekereza ibintu nk'ibyo, kuko ni amoko atandukanye. Ubwoko niba bushatse gushyiraho umwami wabo, Kabare yari umwami w'Abega kandi Musinga umuhungu we ari umwami w'u Rwanda. Ubwo burenganzira bari bufite. Umukono nashaka gushyiraho umutware umwami w'Abega w'Abakono, niko babishaka. Ariko ku byerekeye abasinga, nanjye ndiwe, nagira ngo mbwire uwabajije icyo kibazo yuko atabishobora, kuko nta bwami bw'abasinga bwigeze bubaho. Abasinga bagiye mu bami b'u Rwanda ari abagabekazi, ahubwo ruwayoma yabo, ingoma y'abami, ingoma y'abasinga yari ibereye ku isonga, yari iyo sisiteme yari matriarikale. Umugore niwe wategekaga. Uwo numvise ushaka kuba umwami ntabwo yaba ari uw'abasinga, yaba ashaka kuba u Rwanda, kuko ofisiyeloma uw'u Rwanda ntawuri. No, ibi bivuga yuko abantu bagomba kumenya ayo moko yaba yariyo, kuko ibyo numva umuntu ambwira avuga ngo hariho amoko 19, hariho amoko 16 n'arindwi n'umunani, nifinaramo nangahe. Mu by'ukuri
n'ayo moko ntabwo yaziye mu Rwanda icyarimwe. Ntabwo u Rwanda rutangira rwa Ndoli ayo moko yose yari ahari, ntabwo yari ahari, hari ayagiye aza nyuma uko ibihe byagendaga bigenda. Ikindi ni uko kugira ngo ubwoko bwitwe ko bugomba kuba bwifitiye icyo bita toteme, ka gasimba, ya nyamaswa ibuhagarariye. Kuko muzi ko Yezu ari intare yo mu muryango wa Dawudi, nk'uko muzi ko Yezu bamwishe nk'umwana w'intama, ari umwana w'intama. Kandi intama naba cyangwa se mu Rwanda byo twari dufite ijambo ryiza ko bita les serviteurs b'umwami, ni abagaragu b'umwami, ni abahutu b'umwami, abahutu, abagaragu, abaseriviteurs. Noneho kubera iyo toteme ubwoko bwose bugomba kugira, ubu butari bufite ubwoko, hari izina ry'ubwoko ryari ririho ryajyagamo abantu nk'abo badafite toteme. Ndashaka kubaha amazina. Ikindi abantu bibagiwe ni uko abiyita ubwoko ariko bakaba ubwoko butandukanye n'ubundi ariko buhuje toteme. Burya ubwoko ni bumwe, baba bafite ubwoko bumwe, baba bafite umukurambere umwe. Niyo mpamvu nkurikije lisite nk'uko bagiye bayitanga, ndashaka kuvuga Rais Kagame kuko muri ibyo ngibyo aho ngaho niwe ngendera, yatanze lisite y'amoko menshi, 19 cyangwa 8, agashyiraho na toteme zabo. Ndabaha lisite y'amoko, abiyumva muri toteme imwe baraba bahuje ubwoko bumwe. Ubwoko bwa mbere ubw'Abashamba. Bivuze ko ari bwo bwa mbere kubera ko ari bwo bwatangaga umwami. Totemu yabwo yitwa intare. Intare niyo mwami muri ntuza, aho harimo inyamaswa zose. Intare niwe mwami, inyamaswa kandi izo ntuza ni abantu. Niba intare representa abantu, ni ukuvuga ngo iyo famiye y'intare niyo ni famiye itegeka. Iya kabiri
ni abasinga. Abasinga bafite totemu ya sakabaka. Rega hari ibihugu bifite iyo ntuza, iyo nyamaswa, icyo gisiga, iyo nyoni yitwa Abanyamerika niyo bafite urugero, ariko hari n'ibindi. Hari abazigaba, ubwo bafite ingwe. Hagomba kuba harimo n'abandi bafite ingwe, ariko bakiyita ubwoko butandukanye. Iyo ni sukara. Ikara ni abazigaba bakaba bahuje ingwe. Ni ukuvuga ngo abo bandi bose n'abo bazigaba bafite umukurambere umwe, cyangwa se bava ku bazigaba. Ingwe niyo totemu yabo. Abatsobe bari bahari ku gihe cya Ndoli, ni nabo bari bashinzwe umuriro. Rituweli zose nibo bazigiraga. Abongera bari bafite totemu y'isha. Abungura bari bafite totemu y'ifundi. Ababanda bafite totemu y'impyisi. Ndaza kuvuga ku babanda nyuma, ariko nshaka kubereka itandukanirizo ry'ibyo bita ibibanda. Ababanda n'ibibanda ni ibintu ni amazina biratandukanye. Abanyiginya uzasanga baza mbere yaho biyitwaga ngo ni abakira, ariko mbashyize mu 1543, kuko abandi nabashyize mu gihe kuva mu 1510, kubera ko Abanyiginya nibo basigiye ingoma, bayisigirwa na Ndoli na Nyirarumaga. Ni ukuvuga ngo indi ngoma ya Ndoli na Nyirarumaga irangiye, hajeho Abanyiginya. Batangira icyo gihe bafite totemu y'umusambi. Amfete uzasanga hari abazanamo ngo ni abitwa Abasindi. Abasindi wategereza aho bagiye ukababura, ariko Abasindi burya bari baravuye mu Bugesera, bavanywe quelque part, ntabwo ari muri bwa bwoko bwari mu Rwanda. Ntabwo bavuga na totemu yabo ntihari, ariko Abanyiginya bavuga ko umusambi ari wo, abo ni abana babyarwa n'Abanyiginya, Abanyiginya babyarwa n'umwami w'umushambo n'umugabekazi w'umusinga. Inkomoko y'Abanyiginya ntaho ituruka. Niyo yandorwa na Nduga ikabyara Kanyarwanda. Kanyarwanda akazaza ari we aba Umunyiginya wa mbere, aza ari intuzi.
ariko wumvise ko mbere usanga abakono bariyita abanyiginya, abaha bariyita abanyiginya, abega bariyita abanyiginya, kandi ntabwo ndagera ku ngoma y'abanyiginya n'uko abanyiginya baje mu Rwanda, none ku ngoma y'abega, abaha, abakono nk'uko binjiye mu Rwanda. Noneho ingoma y'abanyiginya yahereye muri 1543, ihamaze imyaka itari myinshi, 1770, niho uriya Cyilima Rujugira yakubise, yaciye umutwe umwami w'abanyiginya witwaga Karemera Rwaka. Ubwo binjiye bavuye mu Bugesera, ariko ubwo bari baturutse mu Burundi, kuko mu Burundi nabo baciwe imitwe, abasigaye binjira mu Bugesera. Bavuye mu Bugesera baraza barasesera, baza bujura, bacica umwami, bakuraho, bashyiraho, baricaza, baza bitwa nuko ni Abatutsi b'Abaha. Barategeka bahereye kuri Cyilima Rujugira, Kigeli Ndabarasa na Mibambwe Sentabyo. Ubwo barahagarara, ariko bari bafite totemu y'igikeri. Icyo gihe bahagaze ni mu 1801, rwose ntabyo yapfuye, ariko bimika umwana w'umwaka umwe wavutse mu 1800. Noneho donc ubwo ni ukuvuga ngo yavutse u Rwanda rumaze kwanekisa Bugesera. Ni ukuvuga ngo uwamuzanye, uwamubyaye yaje amutwite mu by'ukuri, ko cyangwa se yamubyaye mu 1800, baraje mu 1799, aje amutwite, aramubyara, amaze umwaka umwe aramwimika. Ni ukuvuga ngo Abagesera baje mu Rwanda amfete baje basa naho bagana iwabo, kuko bari basanze regime bari bashyizeho binjira mu Rwanda, ariko bikavuga ko umwami w'Ubugesera w'icyo gihe, kubera ko yari yatsinzwe n'u Burundi, yahungiye i Gisaka aragenda. Umugore we ni wa wundi wari wararongowe, yari umugore wa Gihana. Igihana ni umuhungu wa Cyilima Rujugira wagiye gutera u Burundi, noneho akagwayo. Yara 1772, aho ngaho niho yaguye i Burundi. Ariko umugore we aje mu Rwanda mu 1800, hafi aho, afite umwana, abyarira umwana mu 1800. Ni ukuvuga ngo bashaka gufata imyaka hafi 30, umugabo we yarapfuye, azana umwana bavuga ko ari umwana kuko nubwo Cyilima Rujugira yazaga n'umuhungu wenda barasa n'uwa Sentabyo,
izo ngoma bazishyiraga ku bunyiginya, ni abanyiginya kandi bavuye hehe? Bavuye hanze iyo baraze bica ubwami umwami wariho n'abantu be bose bamwegera, abandi barahunga, noneho ariko araza yigira umunyiginya. Gahindiro niwe wabyawe na Nyiratunga, ni wa mugore wa Gihana yaje kubyara Gahindiro nyuma y'uko imyaka 28 Gahindiro apfuye, niho Gahindiro yavutse. Imyaka 28 Gihana apfuye, umugore we yabyaye Gahindiro. Noneho mu gihe Bugesera yari imaze komekwa mu Rwanda, noneho araza umwana w'umwaka umwe aba umwami. Ise bavuga ko asarinde ari Gihana. Ubwo urumviye ukuntu babisobanura, ni nka biriya barimo basobanura birimo biba hari gusobanura ko umuntu yabyawe n'umuntu wapfuye hashize imyaka hafi 30, kugira ukabyumva kandi ukamugira umunyiginya, kandi wowe uza urumuha, kuko abana be yabyaye bose baje kuba umuha Umukono. Abana be bose yabyaye ari Mutara Rwogera, ari Kigeli Rwabugiri, ari Rutarindwa, abo bose ni Abakono. Ariko bajya gushyira muri Gacengo bati ni abanyiginya. Umunyiginya ntashobora kuva muri bariya ntabwo ashaka kuvuga ibyo bavuga. Ibyo ari byo byose, Ndoli ubwo yaragiye yasize ingoma, ariko ubu ngubu Gahindiro aje ari Umukono, nawe ufite totemu y'igikeri, ariko Ubukono muzi igihe bwarangiriye, ari nabyo byatumye aya makamba aza muri iyi minsi, nuko ikamba ry'Umukono Rutarindwa bamutwikanye nabyo byose mu nzu, cyangwa se yarugarijwe. Noneho abonye bashobora kumufata bakamukorera bya mfura mbi, aratwika we n'umugore n'abana. Nuko abo ni Abatutsi b'Abaha, ni Abatutsi b'Abakono, ni Abatutsi b'Abega. Abega batangiranye na Yuhi Musinga, ariko jyewe sinemera ibyo bya Yuhi Musinga, kuko umuntu warwanye akitsindira ingoma akagira ni Kabare, nk'uko Cyilima Rujugira yarwanya akitsindira agafata ubwami agategeka. Na Kabare burya gutegeka akaba umwami w'Abega, mu by'ukuri kwari ukwanga gutanga imaje mbi y'intuza. Niwe wari umwami, burya yari icyo bita yiyise kubera ko umwana we yarakiri mutoya, Regent, bamwita Regent, ariko ntabwo ari Regent kuko yabyaye umwami. Umwami yaramubyaye, ntabwo umwami yafata
ubwami ise ari aho bari abihishe ngo ntabwo ari se, ariko nta kundi bagombaga bavugishije ukuri ise niwe wari gufata ubwami, ariko n'ubundi niwe wategekaga we, kubera ko yahishaga icyaha cyangwa se amahano bakoze na mushiki we, kandi amategeko ni uko bayakurikizaga kose ntiyemereraga umugore kuba umugore w'umwami, ntiyemererwaga kuba umugabekazi. Umugabekazi yari nyina w'umwami. Kanjogera yagombaga kuba nyina w'umwami akaba umugabekazi, ariko Kanjogera kubera ko yari musaza mushiki mushiki wa Kanjogera yari mushiki wa Kabare, ntabwo washoboraga kubisobanurira abanyagihugu ukuntu amategeko bariho bayakandagiye gutya kandi bavuga ko ariyo barenganura. Noneho undi ahitamo gukorera muri ntuza, ariko niwe mwami. Umwami ntibamushyira kuri lise y'abami, ariko ni nk'uko Karemera rwakabanze kumwandika ngo hari impamvu, nk'uko ntuza uriya Mibambwe Rutarima batigeze banamwambika, bavugaga ko urebye kuri site y'umwami Kigeli Ndahindurwa, ntabwo bariya babashyira, ntibabemera ko ari abami, ariko uko batabemera ko ari abami bikabaha uburenganzira bwo kutemera na Kabare ko ari umwami, kandi yarabaye umwami, ari we wategetse ntuza, ategekanye na mushiki we. Nyuma ubwo nubara neza ayo moko uko nayavuze, Abatutsi ni ubwoko bwa 9, ariko Abatutsi harimo Abaha, Abakono, Abega. Ubwa 10 Abahondogo. Burya umugore Nyiratunga wazanye inda, waje afite inda ya Ndoro ya Gahindiro, yari yarabaye umugore wa Sekarongoro mu Bugesera. Ba Sekarongoro bari Abahondogo. Ni ukuvuga ngo igihe u Rwanda rwanegisaga Bugesera, bwaneshe n'Abahondogo bari babuze aho bajya. Totemu yabo y'ishwima. Hanyuma nk'uko bibaye ku Bahondogo, hari n'Abagesera ubwabo, kuko Abagesera bari barajwemo n'Abanyoro, barabafata bagira gute. Burya Sekarongoro yategekaga Bugesera ari umunyoro avuye mu Buganda, nk'uko bagiye mu Burundi, Abarundi bakabirukana bakagaruka muri telekonkize yabo y'Abugesera, nuko bakishamo. Abagesera rero nabo kubera ko igihugu cyari cyabuze aho donc abagifata kikaza mu Rwanda, nabo bazanye totemu y'inyamanza. Iyo totemu y'inyamanza niyo Abagesera bafite mu Rwanda ubu ngubu. Hari abadafite totemu,
ni ukuvuga badashobora kugira kara mu Rwanda nubwo bayigira ariko ntayo bigeze barojisitara. Iyo udafite totemu iyo kara yawe ntushaka kuyireka. donko ni icyaziraga. Nabonye Kagame yaravuze yuko batagiraga totemu bahawe clan yitwa abashozi, ni ukuvuga ngo ni abadafite totemu. Abo ni aba 12 basubiremo: uwa mbere abashambo, abasinga 2, abazigaba 3, abatsobe 4, abongera 5, abungura 6, ababanda 7, abanyiginya 8, abatutsi 9, abahondogo 10, abagesera 11, abashozi 12. Hari abo bumva bababwira ngo ibibanda byari 4. Ndashaka kubabwira ko ibyo bibanda 4 ntaho bihundiye n'ubwoko byitwa ababanda, ahubwo ibibanda bituruka ku gihe Sekarongoro umwami w'Ubugesera atumye ku mwami w'u Rwanda amusaba kumuha kumuhanurira no kuba yaramufasha, kuko yibwiraga yavuga ngo azaterwa, ngo hafi guterwa n'abanyoro cyangwa se n'abakibintuza yitera. Umwami aramusubiza ati jyewe ndi rubanda, ariko nyuma yanjye uzaza uri kibanda. Ni ukuvuga ngo kibanda ni wa mwami uhaka. Hari umwami uhaka n'umwami utegeka. Uzagera ntuza donc uzazana bwa butegetsi bw'intuza ni kibanda. Bavuga ngo ni kibanda. Abo ngabo ibyo 4 ababivuga bavuga ko ari bo ngo ari byo bitanga abagabekazi. Afite bashimusa ubwami, bashimuta n'abagabekazi, aho kugira ngo ubwami babuha abashambo muri Ndorwa, babihera abo bakono, abo bega baba aribo bahabwa ubwami, ariko mu izina ry'abanyiginya, kubera ko abashambo bari babifite ariko ari abanyiginya. Noneho abandi bafata couverture y'abanyiginya ariko mu muntu bakamushyiramo umututsi. Akiri umututsi yitwaga Ndahindurwa. Abaye umututsi afata izina ry'abanyiginya: Mutara, Kigeli, Mibambwe. Noneho ubwo urumva batwaye ubwami, batwaye n'ubugabekazi. Ibyo byatangiye ryari?
mu mateka, kuko ubundi umwami yagombaga kuba babanza gushyiraho umugabekazi, gutora uzabyara umwami, noneho umushambo uje akazaba ari we umurongora, bakazabyara umwami. Avuka bararangije gutora indi. Ariko biriya byo kuzana abanyigi no kuzana abega, abakono n'abahango ngo nibo batangaga abagabekazi, ibyo bintu byaje ni kudeta muri famiye royale y'abanyiginya. Iyo ni kudeta. Ibi banda ni ibyaje bije kugira ntuza, donc byakoreye kudeta abagabekazi b'abasinga. Abami babaga batanzwe n'abatutsi, ariko n'abandi n'abagabekazi nabo ni abatutsi, kuko niba ari aho nzi batanze umuntu utari umututsi umugabekazi, cyangwa se yabaye umwamikazi nuko atanabyaye, ni Nyiramakomari wari umugesera, umugore wa mbere wa Mutara Rudahigwa. Yari umugesera, ntabwo yari umututsi. Nguko hari ayo moko uko ari 12 yatanze, afite aho ahuriye n'abo, kuko y'amoko 12 ya Isirayeli uko yari yarateganijwe, uko yavuzwe, afite reponda muri Isirayeli nshya. Ezekiyeli 45 igice cya mbere kugeza ku wa 8, na 48 igice cya mbere kugeza 35, harerekana ukuntu muri Isirayeli nshya bizatangira, nuko abantu bazabona intuza, donc imyanya, donc kana zabo, cyangwa se uko bazisanga bari ugereranije na tribu za Isirayeli. Arabivuga Ezekiyeli hariya. Ikindi ni uko yewe ngerageje ngendeye ku byanditse Ezekiyeli yanditse maze kuvuga haruguru 48, ahavuga division, repartition muri Isirayeli, hariya muri 48 igice cya mbere 35, njye nakoze imibare nuko bayitanga muri kiriya gitabo, nja gusanga Isirayeli ifite kilometero kare. Nakoze conversion muri Bible, sanga ifite kilometero kare 730. Imibare ko nayikoze ndabifite, narabyanditse, ariko ubwo hari nko mu za 2000 kugera ukuntu ngera kuri 3000, no, muri 730 kilometero kare ndabika. Kera kabaye, ariko atari kera cyane, nza mbona hari itegeko rishyiraho rivugurura umujyi wa Kigali, yerekana dimension zayo ni contour n'ahehe hose,
bashyiraho superfisi yayo y'umujyi wa Kigali. Ndakubwiza ukuri ni 730 kilometero kare. Izanditse mu gitabo n'izanditse muri arete cyangwa decret présidentiel ou ministériel sinibuka uwabigize, ni neza biramacinga 730 kilometero kare. Ubwo rero kuri jyewe nasanze Isirayeli iri hariya, nubwo bishimangirwa na Ezekiel nanone 38 10 kugeza ku 12 murasanga aho Isirayeli iri, ntabwo musanga ntaho musanga bihuriye naho nuko Isirayeli bayitanga ubu ngubu, bavuga ngo niho iri, ngo niyo yagombaga kubaho. Kandi binavugwa nanone ahandi no muri Yeremiya ivuga yuko Imana izabajyana ahantu, Abayisirayeli izabavana aho ngaho ikabajyana ahantu, bazahagera ikongera ikabirukana kahavanayo aho ngaho yari yabajyanye, ariko ikazongera ikazabagarura hahandi yari yabajyanye yabakiza. Kiriya gihugu cy'u Rwanda ntabwo ari igihugu cyavutse kiri igihugu, ntabwo cyabayeho nk'uko ibindi bihugu byabayeho byagabanijwe n'iki byose, no. Kiriya gihugu cyabayeho mu by'ukuri, tukifata kuriya ariko ni kinini. U Rwanda rugari ni runini, ariko aho rwagiye rwoherejwe ruvuye, donc rwabaye rassemble hariya, abaturage babaye rassemble hariya, noneho bigeraho birukanwa. Ariko muri Jeremiya ndakeka 29 wareba murongo haravuga yuko bazagaruka, izabagarura hahandi yari yarabatohereje. Yenda igihe kiri hafi kugera hahandi, ntabwo ari muri Moyen-Orient. Noneho ubwo tuvuga ngo igihe kirageze cyo kubasubiza hahandi bari barapfanywe, ahubwo abantu bagombye kureba noneho ya rasamburoma ya mbere na mbere ibajyana muri icyo gihugu ni ryari. Je niyo nkomeza kubabwira yuko n'Imana yabazanye ikabashyira hariya mu izina rya Ndori n'umugabekazi Bikira Mariya ari we nyina. Donc nibo bazanye bariya baturage, bariya bene rubanda, ikabashyira hariya. Noneho barangiza bakazimira. Mu by'ukuri uriya musherisheri w'umwongereza Vansina w'umunyamerika n'umubirigi yananiwe gukuraho Ndori, kuko yashakishije Ndori akamubona mu bikorwa, ariko akakabura hamwe. Uyu muntu ntabwo principe z'amateka niba udashobora kurotarasa kwerekana intuza preuve y'ibyo urimo uvuga, ayo mateka uvuga ntabwo ari
undi waravuga ati ni umuntu yabayeho, ibyo yakoze yarabikoze, ariko kumubona no kugira ngo uzamenye ni uwande, yapfuye ite, yagize gute, ntabyo ushobora kubona. Na nyirarumagano, nyirarumagano uwande, yapfuye ryari, ibintu bamuvugaho byose bimeze kimwe n'ibya Bikira Mariya. Ariko nubwo Kagame Alex yivugiye yuko atazi ibiri mu gisigo Nyirarumaga yasize, ariko niwe wabwiye Rutara Rudahigwa yuko Yezu ari we wafonze u Rwanda. Muri disikuru y'umwami Rudahigwa niko yabyivugiye, kandi umwami Rudahigwa yari afite konseye en histoire, yari uriya mwiru Alex Kagame. Ibyo Rudahigwa yavuze ni authentique. Rudahigwa yarabivuze ari umwami, ntawashoboraga kumutera amabuye, ariko ntabwo mu mateka Alex Kagame yanditse, ntabwo ibyo bintu yigeze abihindutse, yuko Yezu Kristo ari we wafunze u Rwanda. Nubwo avuga ko la dynastie Nyiginya et d'origine céleste, ariko ugashaka ikintu na kimwe cyerekana ibyo bintu, amahame y'Imana agira gute, ntabyo yigeze avuga. Ibi byose mbizanye kugira ngo nereke abanyarwanda yuko bagomba kumenya ayo moko yabo, nubwo bayakuyeho. Habyarimana yayakuyeho, sinzi icyo yayakuriyeho, aho gukuraho amoko aya ngaya y'imandwa, kuko Abahutu Abatutsi batwa n'iby'imandwa, akuraho amoko gakondo, kandi ayo moko ariyo yerekana abantu inkomoko yabo. Aya rero niyo agomba kumenyekana, abantu bakamenya aho bari, kuko bishobora kuba ngombwa yuko abantu bireyunisa. Naberetse ntuza referanse yuko abantu bazajya birasambura clan par clan. Byanditse muri Zakariya 12 ku murongo wa 11 kugeza kuri 14. Ni abantu nibitoze kumenya jewe ndumuki, clan yacu gakondo ni yihe, kuko ariho umenya aho uturuka, mwene wanyu ninde. Niba uri umusinga, kuko ndi umusinga, ubwoko bwawe buzakugeza kuri Rurenge, ntuza yawe uzakugeza kuri Rurenge. Iy'Abatutsi nibugeza kuri Mututsi, iy'Abasinga izakugeza kuri Rurenge. Nguko mu by'ukuri nababwiraga ngo ibi bihe birimo byiyerekana, birimo biriyerekana, bitubwira, biducira amarenga
yuko turakurikira inzira y'abashwezi. Iyo bashwezi izatujyana iwabo w'abashwezi ni kuzimu. Twahawe impano ikomeye yo kuba abana barumuna ba Yezu, bashiki ba Yezu Kristo, ariko tubipfusha ubusa. Turajya kureba muri za ntuza amadayimoni aho yiyesura, aho ukavuga ngo arimo aratanga. No, abantu bose bemera ko Yezu yabapfiriye, yavuye mu ijoro akaza mu isi bakamwica, akabapfira, amaraso ye akaba ariyo, nibabyemera amaraso ye azabeza ibyaha byose. Ni ukwihana. Ni waba icyo waba uri cyose, bwoko ubu n'ubu, religiyo iyi n'iyi cyangwa iki, upfa kwemera uriya mwana w'Imana yuko ntabwo azongera kugaruka ngo aje gutegeka nk'uko yashatse kwitwa umwami, cyangwa se yiyise umwami baramwica. Yaraje yategetse imyaka 33, ya yindi yari yamaze ku isi muri ntuza yayimaze iwacu ari muzima kandi ategeka. Noneho ni ukuvuga ngo kugira ngo izo nzira ziyobya, kugira ngo uzikurikire witandukanye nazo, kandi yenda wari mu bwoko bwakoze amahano, bwakoze amakuru, umenye yuko Mutara Rudahigwa aturuka mu Bega, ariko yemeye gutandukana na se, kuko se yari yaravuze ngo umwana wanjye uzabatizwa azacibwe, azagire gute. Mutara Rudahigwa yaravuze ati ibyo ngibyo ni ibyawe, kuko Musinga yarabandwaga, yaraterekeraga na nyina Kanjogera aho ngaho kw'intuza, nibyo birugaga banakoraho kenshi. Mutara aravuga ati no, jyewe ndashaka kubatizwa. Yamaze umwaka umwe 10, 33, 43 yigira kubatizwa. Noneho amaze kugira arabatizwa. Niwe waduhesheje impano yo kwitwa abana igihugu cy'u Rwanda, kubera umwami wacu yapfukamye agapfukamira Yezu akavuga ati nguhaye igihugu cyawe, ni nawe wari wagitanze, nawe wakiduhaye. Arasenga, isengesho rye rirahari hariya riranditse, muzarisome. Uwo muntu ntabwo akitwa umwega, kuko kwitwa umwega uba ubandwa, uba uri mu idini ry'abashwezi. Niba udashaka kuba muri iryo dini ry'abashwezi, jya muri communauté chrétienne, wemere Yezu ariko wemere na nyina Bikira Mariya, uko bombi nibo mu bihe bya nyuma bazaza, cyangwa bari, ko jyewe ndemera yuko bafite mu mutima wanjye, bari mu mutima, ubemere mu mutima, nk'uko Yohani apotre wari kuri
muri ntuza muri Yezu bamwica ku musaraba, Yezu yaramubwiye ati dore nyoko. Undi ngo yahise amujyana mu rugo iwe. Amfite ntabwo ari mu rugo iwe, ni mu mutima we. Ni kimwe n'uko Ndori yahishwe na Nyirarumaga mu rugo iwe, ariko ntabwo ari Nyirarumaga na Ndori mu rugo iwe. Ese ubundi umunyarwandakazi utaragira umwana, utaragira umugabo, utarubaka, yigeze agira inzu ye hehe? Yamuhishe spirituel. Ibyo tuvuga tugira mu Rwanda twagize ni spirituel, biri kuri niveau spirituel. Ni ibintu, ni fotokopi y'ibyabaye muri Yudaya byaje kuba iwacu mu Rwanda, kandi igihe cy'iyo ntuze cyarangiye, iby'iyo profesi zose zagize cyararangiye. Kivuga ngo igihe icyo ari cyo cyose byahishuwe byagira. Ariko ikibabaza, icyo mvuga aha ngaha ni ukugira ngo ibihe birangire, ibihe cyangwa bigere, ko nibigera harimo kugororerwa, harimo no guhanwa. Kandi kugororerwa, hagororerwa uwemeye Kristo ko yakubambiwe, yaje gusufura kubera wowe, nyamara n'iyo souffrance yayifatanyije na nyina, ko redemptrice. Ukemera na nyina uko ubu yatubwiye ko ari nyina, ari la mère du peuple rwandais. Niba ubemera mu mutima ukabiyubahiriza, ntumutere inkota buri gihe umuhakana, ahubwo waba waranabikoze ukabipfukamira ukamusaba imbabazi, aho urahirwa. Ko ibintu biba mu Rwanda no mu karere ntabwo ari biriya ureba ukabyanariza n'amaso yawe. No, ni ntuza, ni picture ndende, ni picture nini, kandi uyifitemo uruhare. Ushobora gusenga ugasengera bariya, n'undi agasengera bariya, mugafatanya ayo masengesho. Iyo amasengesho abaye menshi, Imana irakora. Ngaho nifuza ko kugeza iki kiganiro ni uko iyo ntambara y'amoko yahoreye, ahubwo abantu bakamenya icyo bari cyo, ubwoko bwabo, baturuka he. Ibyo ni ngombwa kuko birabafasha kuva kuri clan zabo ukagera kuri tribu za Isirayeli. Ni 12 kuri 12. Ariko kandi Yezu niwe Kristo, niwe wabaye, niwe wari yabanje ari Isirayeli, noneho amariye kuba Kristo, igihugu cy'abakristo. Abakristo ni abavandimwe, bashiki, basaza. Nituba abakristo tuzahabwa isezerano.
ngibyo ibyo nifuzaga kubagezaho uyu munsi. Ntabwo nibasiye, ntabwo nashatse kuvuga umukono wiyambitse, no, nashakaga kubereka. Ariko abo moko muvuga barumva neza icyo bashaka, igishaka gukorwa, kuko ntabwo amoko ari mu Rwanda gusa. Ayo moko afite isano muri clan par clan. Nujya kuvuga ngo bazahura clan par clan, wowe ukaba utazi kara yawe, wowe ukaba utarigeze umenya bari muri kara yawe, uzavuga, ntuzamera nka wa wundi babwiye ngo azazana itara ry'intuza ryo kwakira umugeni, yajya kureba agasanga itara rye nta mavuta arimo. Réunissez-vous clan par clan. Noneho wajya kubikora akakubwira ngo no, ngo nta duru ufite yo kwireyiniza. Mushake aho muturuka, buri muntu ashaka aho murebe ayo moko basibangatanije kiriya gihe, muyarebe aho ari, murebe yanyu, bizageza aho murebe musange. Nimugera hariya kuri mirongo Ezekiyeli 48:135, muzareba musange hari kuri Israel ifite entrée, donc imiryango ine. Imiryango ine uko iteye, muzasanga abitwa abanaba baturuka n'aha. Kandi igihugu uko kizaba giteye byanditse muri Ezekiyeli 45 kugeza kuri 1. Barababwira yuko ni mu gihe cya liberite muzaba mumaze kuba libre, muri za independence 62. Abantu bazahitamo aho batura nta gahato. N'abariya bahisemo kwigira hanze nabo bafite ubwoko bwabo. Abandi aho batuye aho ngaho niho bazabahesha ubwoko muri Israel. Prefecture 10 harimo abandi bagiye hanze, nibo bahura n'ubwoko bwa Dani. Ariko ubwo ni 12 ya rimwe, ya 12 ni abihaye Imana bagiye mu isengero ry'Imana. Levi nta butaka yahawe muri Israel, ahubwo yahawe guseriva Imana muri za eglise n'ibiki byose. Nuko amadini, amoko y'Imana ya 12 y'Abisirayeli aruzuye mu kiriya gihugu. Nimuyarebe noneho abantu bazamenye ayabo. Igihe nikigera bazayakoresha. Murakoze. Imana ibane natwe twese, kandi mugire weekend nziza. Ndabona yatangiye. Murakarama.